ahubwo bajye bamuha umwanya ubundi birebire byazakora. Yego. Nyuma yuko RGB ibonye amara yawe urize igagira ikintu ikora nazaga ku Gisenyi yatrendinze ngo bawukuye mu modokari bira bintu byenze tujya mu modokari tugomba uri gusaba ubufasha bwo kuva mu nzira yenze bitubira. Okay muvandire kiriya kintu cyo kuva mu modoka wenda gutuva tujya ku Gisenyi tugishireho umuco. Mbona no kubwira Nyiragasazi ajye aba umusportif. Hari amagambo yatangaje ejo ngo twagiye ngo tunyara mu modoka ngo tubangamira ngo umushoferi. Bira bintu ntabwo byabayeho nta nuwavugije vuvuza nta nuwabangamiye undi n'abagenzi bari mu modoka bari batwishimiye cyane ko hari n'akandi kagurupe kari haruguru k'abantu biviriye mu kirori cyabo kwa kuntu ajya kuvuga ngo twanye mu modoka muvandi tujya Tanzania tujya gukina n'ikipe Singida n'urugendo twakoze rw'iminsi 3 kuki tutanyaye muri iyo modoka tujya Tanzania tukajya kwinyanamo tuvi Rubavu ntabwo twebwe turindisi bigeze hariya niyo mpamvu mbacyaka kumubwira ngo rero hari abantu bayitonze hari abantu batari abasportif nk'urugero uriya mushoferi wari utwaye ya modoka n'umukomvoyere mba ari umukomvoyere wa ndureba iby'amatiki waraje avuga ngo ibi bireyo ngo nibihaguruke ngo iyi modoka ngo naga ari yareyo kubera amarangamutima ye kwasohotse neza nta nakavuyo nta mutima mubi tutitaho badusize muri iryo shyamba ariko biriya bintu Nyagasaza bavuga man aperifanwa n'abafana bagira discipline nkuko ari ikipe y'ingabo z'igihugu bagira discipline nawe bamutoze discipline kuko amaze kurengera agasuzugura abantu akagucaho akabara gututsa arakwandagaje biriya bintu ntago ari byo niba bano muri fan club ngenda sa ubuyobozi bwa fan club Nyagasaza bamuganiriza kuko nge sinatukana nawe wakumva marayika tukana na Nyiragasazi ninge baseka ukuvuga ngo rero wenda ibyo ngibyo tubireke byararangiye ibyo kugera mu modoka no kuvamo n'iki twagize amahirwe tuvayo amahoro hari ku muhanda ni mu Rwanda hari abapolisi bari kutureberera badushakira imodoka turongera turataha tuza amahoro nta kibazo nta byacitse nge naje kwirebera polisi na Rayon Sport. Murakoze cyane nanjye ndabemera kunganya nabirenze man. Iyo kaya kwitasanzwe ufite kaya nziza cyane. So urakoze cyane kunyakira iname numvaga nandeme naye nibeshye ko ari vuvuzera nanjye no kuyivuza. Uyu munsi rero equipe ya Rayon Sport nago ibashe gutsinda umukino wa kimwe cya munani navuga ngo muri Peace Cup ubyakiriye ute wowe? Ariko siko kuva mu kwezi kwa nabivuze ku kibuno n'abanyumvise nabi bambabarire polisi iri inyuma yanjye nge navuye ku mwanya wa 9 ubu tuvugana ndi ku mwanya wa 2 muri shampiyona y'amakipe yo mu Rwanda nkaba ndi ku mwanya wa 2 harimo n'ari amakipe y'abashyitsi no kuvuga ngo rero iyi match turimo y'igikombe cy'amahoro niba polisi itabashije kuntsinda yibwire ko yavuyemo kuko phase retour imituku nari mfite yagarutse nabo nari mfite bafite ikibazo baraba bakize ako atakaje umudefanseri ukomeye cyane nka Emery wagize imvune ihambaye ubu mudefanseri nzashiramo n'Ibikira Mariya Bikira Mariya ni uzahari ni uzaharinda comment imwe ku munyezamu wanyu Olivier Kwizera ubwo nuko ngo Kwizera Bikira Mariya ni uzamusimbura azahagarara kandi azabyitwaramo neza nuko uwasimba usibye nge narabivuze ngo Rayon Sport iyo ifite ingufu usibye nta n'ikintu navuga iyo Rayon Sport ikomeye nta n'umuntu uzunguza agatara uburara nta n'umuntu uzunguza umwembe uburara niyo wasoroma ibibabi reka mvuge ikibabi cy'umuti ikibabi cy'umwumbati ukakijyana ku isoko ukagisyamo isombe ugahagarara ugifite iyi ni isombe cyagurwa iyo rero yakinnye igatsinda ntitsindwe nta muntu uhomba ku kintu ari gucuruza cyose Rayon Sport rero ni ukuvuga ngo Rayon Sport nayigira nk'umuhuzabikorwa w'abantu n'Imana mu byishimo ejo aperi sinigeze mbimenya
nagombye guhamagara umuntu ngo mubaza ese match ya APR byagenze gute mani yarambwiye atereka APR ya Timbu ndabandi wapi APR yatimburwa na Gasogi kweli yashoye miliyari wumvaga bitaba zira miliyari se zira miliyari APR yashoye mu bataka bayo iyiguramo abaturage mitiweli ubu twese twe kuba turi kuyifana ariko kubera ko yashoye mu banyamahanga n'ibyo yashoyemo nibagira icyo bayimarira njyewe ndacyayinenga urumva ikipe ya Rayon Sport igomba gukomeza cyangwa ikipe ya Rayon Sport byarangira ikipe ya Rayon Sport igomba gukomeza ukuntu ikomeje ikintu cingiyeho polisi yatwakiriye ibaze uzatumire umuntu umushitsi wawe none uwo mushitsi aba ari wowe ahindukira guterera intebe kandi wowe uri iwawe ibyo ngibyo urumva bishoboka ngewe kuwa mbere polisi nyitege hano match zaba ari nimugoroba umufana nzaba mari nanjye matseye guturuka ikarongi mu Gasenyi na match njya nibatira urumva uzakoresha iyihe nama itakoreshejwe uyu munsi kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibashe gutsinda kuri match ikurikira ibyo ni ibintu byoroshye urakoze cyane ngiye banyiteje ni guturuka ikarongi naje ejo ubu naraye i Kigali n'uyu munsi ndarara i Kigali nshoboye kuzata oya nzata maze kureba match yo kuwa mbere dufitanye na Erimereke muzatsinda bingahe reka nkurabure papa ni ibitego 2-0 hari match yo kwishyura bibutse neza yuko iyi match polisi yari yatwakiriye ngiye nkuko nakubwiye ngo faze returu ni ya Murera na Eri Hilal ijambo ndihagazeho ngenda juri abantu batatsinze hakiri kare byararangiye do reka mubwize ukuri reka nangarize mpuzamahanga do ikintu nsaba umuyobozi wa Rayon Sport Bwana Murenza Budara acakira umutoza ibi mbanye hano ntabwo ari bya Murera isanzwe ikina ahangaha ndashaka umutoza utoza abakinnyi neza uduha intsinzi nk'abareyo tuba twaje tuje gushaka intsinzi abareyo turababaye kubera umutoza njyewe ntabwo mbishaka ndajurira reka mpereze ubutumwa polisi kuwa mbere saa moya ikubita 3-0 ahangaha ku matara murakoze cyane yes kibira n'abakiriya banjye mu marange mukomeze muze karibu ndabakunda sante sana aha nekipe ya Murera mbona waje wanambariye Rayon Sport reka sinako reba none ibiranga ufite ni byinshi vuvuzera amatara ayayo noneho ni bwoko ki ibyo bireke nge banyita bipa guturuka Kagugu yego nge mbabwiza ukuri iyi Rayon Sport yacu ejo bundi navuye ku Gisenyi ahubwo amakipe barayaroze byagenze bite twagize amahirwe aperiranganya turavuga ati rero tugiye kuzana amanota 3 tugezeyo biba bya bindi uyu munsi nabwesho Gasogi ikubita APR tavuga ati twagicyuye tavuga ati rero gikombe ni cya Rayon Sport cyo mutahehe inyanza yego baba bareye none uyu munsi sosiguyemo inshishi amateka yisubiye kwizina ry'Imana kambabaza ibyabaye Rubavu yewe sindi umuzunguzaye polisi ifashe gute ibi bintu izi football mureba hangaha ese abatoza babivuganye bimeze bite ese nk'umufana ubona byapfiriye ni itsinda APR ni itsinda byapfiriye niwo nshaka ahantu byapfiriye ubona byapfiriye bigize amahirwe gize amahirwe igikombe gitwaye cyangwa amagaje kubera yuko amakipe hano i Kigali yari yemeye kwa kundi bagira kwa kundi kwaje ibyo bintu byararangiye kubera ko Libya bigezemo baravuga ati umuntu azabitwara biharaniye ku izina ry'Imana polisi yakina rirakina bura rero ukurusha inyama gutwara imbwa ubonye tunganyije rero inyama Rayon Sport nitwaye na polisi nitwaye reka turebe finale urakoze cyane umukinnyi wese arwane na kariyeri ye abafana mwamaze kumusezera Bronfer ntago ngiye navuze ngo nta kintu uzongera kuvuga kidasanzwe ku mutoza kuko iyo turebye ibiri mu masezerano ye usanga hari igihe dukora amasezerano n'umutoza tukayidoderaho ugasanga hari ibyo tutemerewe gukora kuri we hari uburenganzira tudafite kurenga kuri we hari igitsure tutemerewe kurenga kuwo mutoza ariko turamutse mu masezerano haragiyemo iyo mitego igomba kugungwa umutoza Bruno Ferrer akaba yamaze nk'amezi 2 atakibuka ko yanatoje Rayon Sport wavuga ko ari match mu byukuri yari bashimishije
izo zivuyemo zirabanyuze 0-0 navuga ngo birabaye imbere ya polisi buriya polisi iraramuka yateguye neza yagutsinda ariko polisi nta kibi ifite irwanira yatsinda itatsinda barahembega igihe barabona ibyo kurya byiza barabona buri kintu cyose rero usanga uvuga ngo umukinnyi ugeze muri polisi ikintu cya mbere akora arirara umukinnyi wese ugeze muri polisi arirara kuko agashahara kazira igihe akarya uko ashatse akabaho uko ashatse ariko umukinnyi wa siporo agomba kugaragaza ishyaka ni nk'abaye bakinnyi byibuze ubwo ati basubiye inyuma abangabo bitewe nyine no kujya muri polisi nyine bakaremba ubu nka rage ko yageze ku kibuga cy'indege bakamudupapuza rage nimba ntago ari mu mirire mibi yikinisha kuri umuntu w'umugabo reba Jabel we noneho ngo Aniera Ija uri ku rwego rwe yari afite muri Bugesera arakina agacenga yarangiza bikanga ariko njye ndashaka gutanga ubutumwa kuri Bruno Ferri simushaka korera tour nta n'ikindi wewe uramwirukanye Bruno Ferri wowe aratinyuka agafata abakinnyi yazanye akabagomora ngo ntibadukinye kugira ngo dutsindwe ubu se ntasabye none se ubu muri ratu ariko ikiwo cyagaragaye wenda ikiwo nuvuga ngo umukinnyi twakumbura umwana witwa Chimanga abasigaye bose nashaka bagumure cyane tuzongera no kubabona ubu oyanjyewe Chimanga aganiriza ndaho ubutumwa Romami nantoreze kuri retour ya polisi ndayikuramo nashaka igitego cyonje kwatwa baretse gatukumbagira kansoze banza wumve ubutumwa nahame ya Budara nandire Bruno Ferri Romami ikipe yayibyimbara nayishoboye nini binangaza zo ndi mutoza Bruno Ferri afata abakinnyi yizane yiguriye ko atuma no siporo itanga ibiceri byayo agatinya kavuga ngo ntibakine ngo abagomera ngo babuze imishahara barabasaba abakinnyi se bose niko bahembwe ako Bruno Ferri Imana iza Bruno Ferri nubwo yakurikora cyagagarika yahembwa ntacyo arwanira yaba ari icyo arwanira ibintu yakoze ntago yabikoze kuri